Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni wawe Alex. Aka kanya mbazaniye iyi video ngira ngo mbabwire business ni no kubategura wa kwanza. No kubategura mbabwira ko ari business tugiye gutangira gukora. Iyo ni business na kuvuga ngo amafaranga uzayagaruza ryari wapi. Iyo ni business ugiye gutangira gukora ku buryo nuzajya bitaho amadolari 5 uzajya bitubona amadolari 10 ako kanya. Tuzatuyikora kabiri ku munsi. Iyo business uburyo tuzatuyikora, icyo nakubwira, banza utegure amadolari 11 kugira ngo nubitsa amadolari 10 bahite baguha na bonus. Iyo nitumara kuyikora umunsi wa mbere tuzareba amafaranga twinjije, umunsi wa kabiri uzatangira ugikora no kubishaka ko ni ibintu biri simple. Then icyo nababwira naje kubereka uburyo ino business turi gukora trade USDT iri gutanga ibiceri. Uri kubona nashiye amadolari 10 ariko hana ari gufite amadolari 8. So kandi ubwo ni mu gihe cy'iminsi mikeya. Urabona ahangaha n'andi mafaranga ari muri trading agiye kurangira. So rero iyi business uburyo ikora ni business ikora mu buryo nyine buri mu mucyo ariko bitanagoye, kuko trading nta bintu bya task byo gustress umuntu nyine. Yo iri trading amafaranga yarangira ikongera ikikoresha paka. Na bintu bya danje byo kuvuga ngo ngurire guhora ku nyite gukora amatask wapi. Iyi business nicyo cyiza cyayo. So rero ikintu nshaka kubereka, ngiye kubereka uburyo business zose zibaho uzajya ukora deposit kuri business zose. Nta bintu bya danje. Ikintu ugomba gukora, ugomba gushaka ahantu hari icyo bita withdraw niho hantu uzajya ujya kugira ngo ubone aho uba washyira icyo bita address wakuye kuri business runaka. So abantu bazajya babura withdraw ahangaha mujye mumanuka hasi muzajya muyihasanga, muzamuhasanga withdraw. Bya kabiri numara gukanda kuri withdraw uzahita bakujyana ahantu ho guhitamo coin cyangwa amafaranga ushaka gukoresha ubitse. Ashobora kuba ari ama USDT, ama Bitcoin, ama Ethereum, ama BNB, ariko akenshi ama business menshi akunda gukoresha ama USDT. Niyo mafaranga bari popular. Ugomba kuza ukahita usacingamo ama USDT akahita ajyamo. Ibya kabiri bahita imaze gusacinga ayo ma USDT bahita kuzana hano ha kabiri hakurikira habara aho gushyiramo address. Ubwo ni address uba wakuye kuri ya business. Aha gatatu uhita ushyiramo network ikunda gukoreshwa ni Telox cyangwa Teron 20 cyangwa bakakubwira ngo ukoreshe BNB 20. Nizo bakunda gukoresha ebyiri. So rero niba umenye iyi process uburyo ikora, ukaba umenye step yuko dukora, kubitsa kuri trade USDT ntago bizakugora, kubitsa kuri iyo business ngiye kukubwira ntago bizakugora. So bivuge ngo business zose zibaho uzajya ubasha kuba wazi depositinga amafaranga bitakugoye. Thank you. Uyo wakanze subscribe ndagushimiye. Nkuko mubiza amazina yanjye ni wawe Alex. Intego yanjye no kuba business idashobora kuba zabatira ikibazo, kandi nimbona hari ikibazo kiba kigiye kubaho nzajya mbarabura hakiri kare. Hasta la vista.